Aguyokowe akubita ibiryango by'imodoka ari kunkubara n'inzara mu mugongo mpita mfungura umuryango narindi nkubitaho ndiruka ndanyerera ngo hehe musi y'iki y'umusozi nkubukuboko urugingo rwawe barurakomerekeye nta umva ndamanuka epfo sanga abagabo hari bagabo nabwati uzi ibintu bimbayeho teko sa na wa mugabo we umugwe mutakibana umwitaba gute nabati ko yabwara ubuyobozi numvaga hari ibyo bidufasha tukareba ukuntu umva pasi kabisuza ku murongo ataha ati umugore wamaze kukwanga arakurimbura akanakurimbuza turushyize kera ruhinyuza intwari tibuya akubona nkaho uri satani akubona nkaho uri iki uri mayimuna nibuka ijambo umuntu wanjye yambwiye ntuzongere guhura n'uwo mudamu utarakemura ibibazo byose oya ntago nari improfise urukumva pasi nari improfise mvuga ati kuba ari abayobozi ndamubwira ngo amusore ariko hari amagambo akoresha ateye ubwoba n'ufite Claude avuga wavuze ngo yuko utaza kuba warakijwe ngo ari kumuca igihango ukakijyana kuri rimbo ntabwo umuntu yakwita imbwa mu nzu yawe kwitinya kabwana igamuje n'ubwa mbere wumvisha babikoze kasubiremo Asomba igikorwa cyabo baba bakoze ku buryo wavuga ati kinanye nagisubiramo ngiye mbivuze ko itotezwa n'ahantu hose umuntu aguturutira kugeza ubwo nuko ibyingo byose kwikamera ntibivuga ahaguturutira Imana za agaruka no kuri bya bintu bya kirango byo gusinda bikabije nazangira arongera arazitanga niba nyuma yo kwihana warongeye ugasubira inyuma nashaka udasinda ngi namaze gushyira ikirego hehe mu rukiko nazo gukiwareza biri mu bintu by'ibimparabika byose aramparabika kanyicira izina no kuva kuri mutwe amafaranga Bibiliya subundi oya ntago byabigikunze ngo yahagaze harakavuga ngo ko wishiteye rya Bibiliya kandi uri umupasiteri oya umugore akavuga ngo ntago naryishe ngo wamufasha asambana se inde wamufasha asambana ngo umuzi kugira ngo umusende kugira ko muri nabashu byanjye bizagaragara mu rukiko ntago ndi kuvuga ibyo bya hano Karegeye yavuze ko hari ikintu muhuriyeho n'abari abagabo bombi agatama agatabi ngo nagatako kumu ya nawe dushaka kwa kwarahuriye ku gatako nubwo araho mwahuriye hamwe kurumva ko nawe mwarahuriye ku gatama nagatako nagatabi oye ko umuntu bikora ntaga byereka abantu ubukayiga twasangira kiyaje na Karegeye Karegeye urakoze kuko utuvuyemo bigize ibyaha ava ko atigeze ahahirwa abaravuye mu rugo hasize hari igihe ngari imisi ngahe pasi hanze ari amezi ahubwo urakoze rero kandi size impamvu byagize icyaha cyo gutandukana nyine banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda uyu muryango hari icyo mubona twakora kugira ngo tuwunge reka mbasomere zino mpapuro kugira ngo mwumve aho ibintu bishobora kubonera iki umurongo umutwe w'inyandiko uragira uti Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ni inkuru ibabaje ni inkuru y'agahinda ni inkuru utabona byinshi cyane wavuga gusa birababaje kandi biteye agahinda ko imyaka 18 ibaye impfabusa hari kutambwa inkuru nyinshi cyane kanye mbonye Pastor Claude avuye yo hakurya za Rugarika niba ari Rugarika mbona izindi nkuru zitandukanye mbona ibindi biganiro twumva amakuru menshi cyane mu buryo bugoye papa bitangaza ndamubonye imbaraga binsabye ngo yicara aha hantu ni nyinshi cyane uri hano kuri clinique yo ku Ruyenzi n'ibipapuro hangaha mu ntoki zo kwa muganga nizo mu rukiko
ndavuga ibyo ari byose papa bitangaza reka nkuzane birangoye imbaraga binsabye ni nyinshi ariko ibintu ugomba kugira icyo tubivugaho ibintu byatangiye ari tuzi ko ari imikino ariko bya bintu noneho bavandimwe hari n'abavandimwe hari mushiki wanjye uba hakurya hariya rwose irurude urahazi irurude mu Bubiligi yarankubise mu gitondo ngo izi nkuru z'imikino ngo turimo turakora ngo ni ibwuguke ngo kubera ko ngo we no mu bitangaza ngo bizi ko ngo urukundo mufitanye n'ubumwe ngo abantu bababonanye ngo mwebwe gutandukana ngo kereka ari urupfu ruje rukajyana ngo nta kintu kuri nose cyabatandukanye kibaho kitari urupfu nuko rero bya bintu biri seriye cyane kubera ko papa bitangaza uko mubibona ku kuboko arahambiriye nabone yitwa ntabwo abanyitwa aho bahuye avuye ndavuga ibyo aribyo byose papa bitangaza hari ikintu ugomba kubwira abakunzi b'umuryango wanyu bijyanye n'aya makuru ari guhwihwiswa atambuka ahangaha kuri YouTube zitandukanye za hano mu Rwanda. Pastor Joel Karame Yesu ashimwe ahubwo icyore umwami wacu ntasiri kukimuhesha byibuze oya ni umwami wanjye mubaho byose ntasiri kumuhesha icyubahiro koko erega igihe kiravuga pasi uri kuregera kambanze mvuge buhoro kwanza bari kundutsa uburozi mama wanjye arimo arandutsa uburozi nta muntu ujya uvuga ko ari kumurutsa ubwo ibyo bintu nibyo bari kubundutsa harya ntavuga ko yarozwe ariko bari kubukurutsa bari kubukurutsa kuko mama waracyahari maze iminsi ndwaye aracyahari mama wararozwe se bari kumpa imiti y'ibyatsi wararozwe mfite nyina nagiye kubona mbona ufite nyina bimbayeho ukaruka ibintu by'ibinyama katika jera Yesu kuko naryama nkumva umutima ugiye gusandara barabindutsa biranakomeje kuko neje ubundi narindi hari umuti banyohereza rero warozwe byari kambaye nse imbabazi abanyarwanda bose muri rusange nimba hari ibiganiro nakoze bibakomeretsa bambabarire n'Imana imbabarire barambwira ngo va kuri YouTube uje gutwika ntabwo ndi umugabo wakambara ipantaro nije gutwika ahubwo umuntu aratabaza akabura mutabara akabura n'uwabwira nimba hari miliyoni zingahe sinzi na abaravuga ngo umuntu utarinjira mu kibazo cy'urugo ngo utaranirwa agaramye agira ijuru nguri agira ngo ijuru ni hano ku mukone reka mane nshimire Yongwe kumparabika imari mu mugisha warabitse ko se Yongwe kandi Yongwe mu apotre ukomeye w'amavuta usizwe ngashimira Claude Grand Frère twabanye mu byiza no mu bibi ariko byinshi banza ari bibi ariko banza byinshi ari bibi mwabanyemo oya ibyiza nabyo birahari ariko bishobora kuba ari biki ashimye kunyishima hehe imvura ari kumuka uya karanakaza arimo n'umunyamakuru ni kwa kundi umusirikare ntajya n'umusirikare bajya gatubwira ngo uyu musirikare ngo bagiye kumuha imbunda ngo hari indahiro bamurahirisha ni ibintu twavuga turi abana ngo hari amasezerano ngo usinya ngo bibaye na ngombwa ngo haduyi ngo ari umubyeyi wawe ngo nawe wamurasa ndi kuvuga nyine nawe biriya rero uvuga ngo agomba gukora akazi ke yanze yemera ngewe ndashimira Imana nubwo batemera ko navuga Imana bayinyambuye barakuremye se bavuga ko ntabwo mfite Imana sinzi ibyo mfite ariko Imana iri kumwe nanjye pasi nagiye n'indi bintu byinshi bitandukanye kashimire umupasiteri wo muri Zayuni wampaye pole ambaza ubuzima ndimo ndamusobanura avuga ati bigira iherezo yabyo reka nshimire n'uwambwiye pole wese n'uwambwiye nabi nawe kwese kwishimira kubaho neza
kandi mu bagabo batari kwemera guteza ikibazo. Pastor rero. Biteje ikibazo iwawe usarura imbeho. Ya. Tugarutse mu makuru ahari yavuye hakurya iyo za Rugarika yatangajwe n'inzego z'akagari. Sinima ndi kuvuga Rugarika atari abantu banyihanganire. Niho nduye niho biturutse kandi ku mubano wawe na mama Bitangaza. Njyewe tugiye guhera mu mizi, ntabwo mpera ku byejo. Ntabwo nibuka itariki neza ariko rero nabonye zanditse mwasezeranaho mu murenge wa Kacyiru, sibyo? Itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2008 wasezeranye n'Ikirezi Marie Claudine mu murenge kubana muri byose nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Urasinya, arasinya. Papa Prince, Papa Diemeris, Papa Brian, Papa Joella, Papa Biento ugiye kuza. Akana kagiye kuza Shante ndakiteguye. Papa Biento ugiye kuza rwose ubu ngubu. Ari very soon. Mama Prince we, Mama Diemeris, Mama Gisa Brian, Mama Joella. Bundi ngiye tujye kujya mu mizi. Mwahuye ryari? Mumenyana. Twamenyanye. Njye ikibazo ngiye kukinjiramo mu ntege amatwano bagiye kumva kino kiganiro mu gikurikire. Gatoya aho kuko imvune wagiye igize rya reka mbere kujya tubanze menye ibyiyumvune. Kuko mbonye umurondo w'ibinini baguhaye nibishinge bagutera ku itariki none eshanu. Today is it's 5th itariki 5 of January. None eshanu. Nagerageje guhamagarwa n'ubuyobozi ndabwubaha kuko sinsuzugura ubuyobozi. Ngo urabanza urabaza ngo se ngo muramfunga. Kubera impamvu hano habanza umugore. Umva nkubwire rero. Habanza umugore hakurikizaho iki? Mu gihugu cyacu se? Umwana aya habanza umugore. Habanza umwana. Amategeko umwana. Mu mategeko ikintu cyitwa umwana. Ndavuga ati maze umugore akaza. Umugabo wa gatatu. Umugabo yaho umugabo ntabwo ajya barurwa ubundi. Burayi ho habanza umugore. Hose meme n'abazungu. Umwana azi imbere. Hakazaho umugore, hakazaho imbwa. Hakurikiraho umugabo. Uyu mugabo ntabwo ajyazaho. Sawa. Rero gitifu yagomba kuvugana n'umudamu. Nose papa Joe kubera ko urabizi mbere ko twinjira mu mizi. Ngiye kuburanisha urubanza. Mbere ko waruzi ko ubwiye umuyobozi ngo ninza munafunga. Waruzi ko ari kubwira ngo ari bugufunge. Nyine siko nawe wigize igitamambu kugakabya. Sawa. Nagiye ngerayo. Tubisimbuke gitifu turaganira. Ariko n'umudamu. N'umudamu. Ariko ni imfura mudamu nawe. Turaganira, tumaze kuganira gitifu arambwira ati rero umudamu arakuriga ibi nibi. Nta muntu utazaza muri YouTube ubaho mu Rwanda ubu n'ubugitifu bakagari ntoki. Banza wumve inshuti ya Yesu kuko n'umuyobozi areberera abaturage. Yaba ndi ikigomeke gishaka kuba na kwisenya nakabaye ntahagera. Uranyumvise pasi? Yego. Maze kuhagera tugira ibiganiro tuganira. Madamu aravuga ntega amatwi. Kwizo yavuze n'amayoga. Urumva uburenganzira bw'umuntu yagiye umugore mu byashaka. Yego. Ndangije ndati ntabwo ibyo mbyemera by'inzoga. Ntabwo tubyemeranywaho. Kwemeranywe ku bindi imbere ya gitifu. N'iby'amafaranga ndega ntabwo mbyemera. Gitifu we ntahavuga ko nasinyije nemera ayo mafaranga. So rero umudamu ataguruka. Utaraguruka reka tugaruka hanga. Ubundi iriya nzu mwayigurishije gute? Ko mwana yigurishije n'ufite cyangwa cy'ubutaka atarasinya mbese nkaho nyine mwabigurishije muri tekinike. Nuriya nawe uri mwiranzu nawe ntago arabona icyangombwa. Turi abantu 8 batarabona iki ibyangombwa. Tubitegereje biri muri procedure yo kugira ngo ive muri national rank. Bose abone ikiwe mukatireho. Kuko
ntabwo wagurishijwe ubuyobozi babuhari baba bizi. so rero ndangije twese twaricaye mu rugo n'umudamu na madamu n'uwaguze tugira ibiganiro na madamu ati rero dufite crise yari ihari. none urangije igihe ndi kwabanaga dushaka kurengera inyungu z'iki z'abana. Ntabwo mwabanaga? nabaga mu cyumba cyanjye. Oyaza. Nduri kunyumva. Wagiraga icyumba cye wagiraga icyumba cye ukagira icyawe? Reka mbisubire mu pasi. Mukaza kuri YouTube mufatanya agatoki ku kandi. Nawe uri guhuhura ibintu mujye manza musenge cyane mubwire Imana ibarengere. Kuko nyuma y'ibingibi hari ibindi Imana izabikora. Yego. Nawe ari kuvuga ngo ndi gutwika nagira mbwire Yongwe ati Yongwe ntabwo ndi gutwika. Nawe hari igihe watwika nkuko ndi gutwika. Aya nawe yanatwitse ariko. Nuko ndangije dukora umushinga na madamu mutarara ku gisasiro kimwe ariko murabyumvikana. Ayo muri mu rugo mureba ibintu biteza imbere abana. Dukora umushinga na n'uyu munsi urahari. Uracyari no kugenda. Hari bitaragenze neza. Nk'ubu mfite amaresi njya kugura ibibwana by'ingurube ntibiragera mu rugo. Inkwavu ntiziragera mu rugo kandi nabasinyijeho. So nubwo buzima yari umushinga w'ubworozi. Ubworozi. Mu mafaranga ari mugurishije hari ahantu. Noneho birangiye. Mu bitanga tugiye ibyo dukoramo. Hanyumva umva cyane. Turabikora tubigira inama. Nza kuza kugenda umunsi umwe ariko muri iyo liste yose nta bwumvikane bwabagaho. Ntabwo inyakabwana kambanze mfasha abantu mbabwire kuko imyaka 40 ubugeze mu mwaka yo kubaho n'ibyo wakoze. Mwese mu byumve. Ufite umwana mukuru utavugira amagambo yose imbere y'iki? Imbere ye. Ubukeneye kumwana avuga ati papa mwiriwe. Utangira kwerera imbuto abana baba batangiye gusoma imico y'ababyeyi babo. Ukeneye kwinjira ugaha abana amaraporo y'amakosa ya hagati yanyu. Wikingura. Ntago ndi bwinjire cyane mu buzima bw'urugo bwo. Oya ni private. Ariko ngiye nabuzemo icyubahiro nyine. Ubuze icyubahiro mu rugo. Nigendera. Ikindi ntago uzana umugore kugira ngo abo mutako. Kwa systeme kwaje kwa chini generayibuze. Nakwibikoto byanjye nk'ibikoto byanjye ngiye muri kwa systeme. Bishatse kuvuga ngo hari inshingano z'abashakanye tugize ashaka umwuzuza. Ndi gusubiza. Ubwo ariko ntakanakumvishemo akantu ko kumuca inyuma. Ubwo ashobora kuba aravuga ati utamuzanira nkwashi. Ushobora kugenda ukazana nkwashi. Abanyamakuru muri kumva nk'amagambo kuko abantu bavuze. Byose ibyo byenda wihimbira byankwashi. Oya urumva ngende gukubwira ibi bintu kuko umva ikiganiro cya Pasteur Claude. Pasteur Claude na Ezekiel. Dese ndumuzi nyine. Ngo kuko ngo ibintu byo gucana inyuma bibazo byageze imbere ya gitifu. Ubundi cyo byageze imbere ya gitifu. Harimo miliyoni zingahe ngo 2 n'igice wajyanye. Niba ari 2 n'igice niba ari 2. Harimo cyitwa ngagatama. Ngo icyitwa ngo icyuma. Ngo niba ari jiribisi. Urwego rwanjye. Niba se Pasteur ngibyo. Rodi Imana mubabarira mwezi mutunganye. Harimo banza wumve. Harimo ikintu cyo kumuca inyuma. Uvuze icyo kintu cyo kutaganduka. Nibuka ko icyo kintu ko cyajemo. Claude byagiye. Ako kano kutaganduka. Ushaka views. Oya urabona ura mugore ni mwiza wa Claude. Kandi afite icyubahiro. Ni mama mwiza nkunda. Imana imuha umugisha imakire. Yubaha abantu. Yubaha abantu. Nta muntu ugiwe ngo ataha atanezerewe. Ntabwo rero ari amagambo yemerera Claude. Claude yabahimbiye rugarika. Ntiyahimbira mu nzu yande. Wabana mu namakire. Byose babihimbiye kuri tere. Akaza nawe wagira ngo nawe. Uretse gato nkubwira. Ntabwo yabihimbye. Nawe yarabibwiwe. Hebwe na makuru yahawe. Nubo yatangaza kandi atangazwa na nyirubwite nde. Naratangazwa nande Nikirezi Marie Claudine. Mama bitangaza. Uri kumva
uretse papa bitanga akantu tukavugeho niba ni icyasha nyine ashobora kukigushyiraho kugira ngo abone gatanya wumvise ibyanuza ibya Kirezi bazi nawe Esteri wa mugabe ko yafunguwe urumva ako kano kutaganduka abadamu n'abana beza akano kumuca inyuma ashobora kuba nyine avuga ati ubaha abadamu utazana kwaje tububahe iyo umuntu ashaka kubamba aravuga ngo mubambure Baraba mubambe Yesu baravuga ngo Baraba yasambanyije abagore banyu nubwo afunzwe Baraba yari igisambo Baraba yari umugome uri kumva ariko Yesu yakijije impumyi azura abapfuye hagati ya Baraba na Yesu tubambure nde bavuze nde pasi bavuze babamure Baraba aho kugira ngo mubambure umwami w'abami mubambure umujura urakoze rero iyo umuntu agiye kukubamba ndashimira gitifu yavuze kuko harimo gusaba ngo ko byagenze akanjyana mu nkiko akanjyana apa mu nkiko ni ziza inzego z'umutekano aha akora bashyikiriza dose ko yabonaga dosiye yanyu gitifu w'akagari yarayirebye azunguza umutwe kuko yabahamagaje ngo ashaka kubunga ngo ashyize hano ngo abura ifuni abura umujyoyo nanjye nitaba nk'umuntu umwubaha udafite ibintu ikomakoma ushaka nawe kandi ushaka nawe gusubira mu rugo rwawe ushaka ko duhugira ibintu duhuza kuko ntabwo navuyemo gusa nta muntu uva ahantu gusa oya arangije nta muntu uri kuri birindiro abageshi bankurikire uri kuri birindiro washize ingabo zashize isasu rya nyuma rishize aha rero kuri birindiro haba hari imirwano yabereye mu birindiro rwose nanjye rero hari imirwano yari irimo mbona ko ubwa mbere nabibwiye na Claude ubu nta mutamvugaho buri wese yaza agatuma kamera ati n'urugabo rw'urugoryi kandi ugasanga afite ntarashaka cyangwa amaze ukwezi kumwe cyangwa amaze imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa 10 ibintu nk'ibyo so rero mabitangaza nimba twaragize ibiganiro bikamukomeretsa ndamubwira ngo amusore ariko hari amagambo akoresha ateye ubwoba n'ufite Claude avuga wavuze ngo yuko utaza kuba warakijwe ngo ari kumuca igihango ukakijyana kuri RIB ntabwo umuntu yakwita imbwa mu nzu yawe kwita nyakabwana ega mujye no bwa mbere wumvisha babikoze kasubiremo Asomara igikorwa cyabwo baba bakoze ku buryo wavuga ati kinanye nagisubiramo ngiye mbivuze ko itotezwa n'ahantu hose umuntu aguturutira kugeza ubwo nuko ibyingo byose kuri kamera ntibivuga ahaguturutira kandi akavuga kunywa ibyuma urumva numvishe ngo yushyizemo icyuma ngo yituba ngo nk'igikoko intare baririye abana Imana iza agaruka no kuri bya bintu bya kiramingo byo gusinda bikabije nazangira arongera arazitanga niba nyuma yo kwihana warongeye ugasubira inyuma nashaka udasinda ngi namaze gushyira ikirego hehe mu rukiko nazo gukiwareza biri mu bintu by'ibimpara biki byose arampara bikakanyicira izina no kuva kuri mutwe amafaranga Bibiliya subundi oya ntago byabigikunze ngo yahagaze harakavuga ngo ko wishite itegeko rya Bibiliya kandi uri umupasiteri oya umugore akavuga ngo ntago naryishe ngo wamufasha asambana se wamufasha asambana ngo umuzi kugira ngo umusende kugira ko muri nabashu ibyanjye bizagaragara mu rukiko ntago ndi kuvuga ibyo bya hano mu nkiko haba hari ibintu mwabuganira bakabireba bakabigenzura so pasi rero ntabwo Kristo ari muri ngewe uwanduka wese ndasenga uwambwiye nabi wese ndasenga kandwaye n'urugamba rwanjye ndewe ikibazo ndi kwibaza reka tuyigaruka inyuma ho nari nashakaga duhere Kirezi Claude n'ubundi mwahuye gute mwahujwe n'iki kugira ngo byibuze niba hari n'umujyana muri hafi tumenye ahantu twasananira nari ndi Kacyiru hari umugabo wajya icyuma cy'amasengesho yaje kwitaba Imana bamutaga Batista uwo munsi nari umushyitsi muri icyo cyumba ndabwiriza waje nk'umuvuga butumwa cyangwa waje nk'umupasiteri usanzwe ndaba pasiteri nari umuvuga butumwa ndabwiriza ko ndatambuka ndi kubwiriza sinzabyibagirwa
kuko iwabo hari aho ngaho nyine Kacyiru, yari yambaye inkweto yakandagiye hasi kuko igipangu cyabo cyari kijyanye n'ikiwabo hari munsi ya Presidence. Uri kumva, noneho turaganira ndamusengera, buke yarambwira ati rero ihangane, nimero yanjye kwibona byari bikomeye igihe, nta nimero yanjye yo kuboneka. wari umuhanuzi ukomeye. Ibiti ga Super Sere zeru karindwi umunani ari 88. Neherezaga umuntu udashobora kumbona, agenda asanga wa muhanuzi inshuti yanjye, amusaba iki? Nimero ati wambabariye ukampa nimero yuriya muhanuzi. Profete. Ngiye kumva nkuvuga nampamagaye, timwiriwe tiyego ndi imfubyi simfite iwacu hose ndashaka kumfasha. Ndambwira ati bakufasha iki? Nigeze kugusanga kwa Jean Baptiste, urumva uri gusengera abantu, urandondora umbwira ibintu yanabisubiyemo hariya, numva waza ukansengera tena. Ndambwira ati hanganye sinjya mboneka, uri kumva, nawe mutima nturya ruswa, kuko nifite hit ya ndi ikirenga, niko nahita kumva umuntu w'imfubyi ndapinga. Urakumva, bukeye wa mwana nkurukumbaho, ibintu mu bitega amatwi, urumva nkurukumbaho, icyagira mu mwanya duhurira ku muhanda ku Ntaraga, ambwira ibibazo afite, ndamwatire umwami Yesu yabigufashamo, taha ngusengere. Umwana haba saa 9 agahamagara, saa 9 z'amano z'ijoro, haba mu gitondo agahamagara, kezwe namukuruburuka ntabyumve kubera akazi kaje kenshi iki nabaga nibereyemo. Icyo gihe umukozi w'Imana yabaga afite imbaraga nyinshi, akazi kari kenshi icyo gihe ko gusengera abantu, kuko abantu bari bababaye, bari mu bikomere bitandukanye n'amateka ya jenoside, aha n'abandi bavuye n'abantu benshi bari kugaruka mu Rwanda bagaruka. Akeneye kumva icyo Imana imuvugaho. N'abaprofeti bari bake, ntabwo bameze nk'ubu ngubu bica ibintu. Ati hangaye tuzabonana, bukizo kubonana, arambwira ati ngiye rero ndashaka Imana nk'umugabo usenga, nza kuza kumupropose. Yabanaga nande icyo gihe? Yabanaga na barumunabe? Nta waba yafite, babaga mu nzu bonyine, we na barumunabe. Babaga mu nzu na barumunabe, ko nta waba bafite iwabo. Noneho ndamupropose, propose imibanire, abinyemereye ubwo dutangira umushinga wo kubana. So rero ngiyo myaka yose hagati nk'itandatu hatangiye akazaraho, uko no muri kugira nzabe imva aho uva ndi kwihangana, mvuga ati wacu umubyeyi mwiza usenga ahari bizakemuka. Uko akura, urumva, arakuza kunsuzugura, akanansuzuguza ubona mubyayo, bivaho akansuzuguza no mu bakristo nyoboye, bitatu ibyo bivaho. Si ibintu uri kumuhimbira musho? Oya, ndabihimba kandi nakabaye nta mwanga nyine bimubwira hano. Bimaze kuvaho, ngo YouTube iri kuvuga imabanga yose ndamaze. Bimaze kuvaho, ndamugata ariko wa mubyeyi wagerageje no kumpa agaciro mu bana, kare hakundangiza urashaka hiki mba pasi. Ntangije ndamwati ibintu igihe kizajya biturike, azagera hashye biturike biko byakabaye. Arambwira ati ubundi ushaka uzabikora, ubundi ngewe navutse ndi imfubyi. Bari abantu ngo bavutse ari imfubyi ngo ni inkorokoro, ngo ubundi ngo bibeshagaho.
ubundi ngo bibeshagaho ngo nta by'umugabo, ubundi ngo babaye hari imfubyi, tujya mu rukundo nyine n'umugore wanjye. niki cyatumye umukunda? Nuko ari wumvise ayo mateka ababaje y'ubuhamya bwiye by'uko cyatumye mukunda, nabonaga ari umwana uzamfasha ivugabutumwa, kuko ntabwo ari umuvugabutumwa, afite n'amavuta. abasa yabona bayabona ntayo nabonye. Nakabaye nayirukanse nyuma y'amavuta, kuko urumva nimba umuntu yangurira ikariso kuko yabivuze, nakabaye nkurikiye iyo kariso. So rero tuva aho ngaho rero, igihe kiragera Mwami Imana kandi ari we nkorokoro wagiye wubaka amazu agura imicanga. None se erega burya nturebe uyu munsi ubuzi ko n'umuntu waguha itiro rya miliyoni ukariguramo telefone wita umutungo wanyu mwembi. Nkindi kuvuga ukuntu nyine ngo afite imitungo ye nyine ntazi, nyine ntazi, abyumvishije ari grand frère Claude bivuga. Claude ni grand frère, cyo nshimira Imana uko nani yabuze ntiyakabaye aza gusenya mugenzi we, kuko wiberaga mu mageto bombi. Karegeya ni bari kuvuga Karegeya hari akantu ariko kandi Karegeya ntumwemera? Ndamukunda n'umwana w'Imana. Karegeya yavuze ko hari ikintu muhuriyeho n'abari abagabo bombi, agatama, agatabi, ngo n'agatako k'umuntu. Ubwo nyine reka bivuge mu kinyabupfura nyine ababizi izo za ga eshatu. Ubwo Karegeya nawe dushaka kuba twarahuriye ku gatako. Nubwo araho mwahuriye hamwe, urumva ko nawe mwarahuriye ku gatama n'agatako n'agatabi. Ko umuntu bikora ntago abyereka abantu. Ubu Karegeya twasangiye agakiyaje na Karegeya. Karegeya urakoze kuko utuvuyemo. Karegeya yadukongerezaga. Umva se Karegeya yavuze se batatu ko ativuze Karegeya. Agatabi arakazi, agatako twaramuhamagaye Karegeya aho twakodesheje inzu. Aho Karegeya nuko yazaga nayo kuyitira, none urebe ko ndatuvuyemo. Mwarabikoze se koko? Kandi Karegeya ngo yarahari Nyamirambo, yayibonaga Nyamirambo. Karegeya yishakira hiti, nta hiti ashaka, Karegeya hiti arayifite, ahubwo yarari kweyuraho kandi riguza n'ibyo mama bitangaza yatanga. Sa muvandimwe wanjye, mama bitangaza ibyo yatangaje, Imana imuhumugisha. Reka sinzi nimba uri kureba hano, ndi kuhareba izo mpapuro ngize. Nimba yatangaje ibintu ko kaboko se n'ukabyaramwe, noneho nimba yatangaje ibintu abitangaza. Izo mpapuro nzisomera abantu. Bino hano basomere, mbanze mvuge kuko mabitangaza ibyo yatangaje ari kunsebya. Ari kunsebya. Twasomye byinshi mu kabyara mu byenda. Ari kunsebya. Izi mpapuro ni iz'urukiko. Ni iz'urukiko. Kunsebya. Mu magambo makeya yenda kugira ngo tubisobanure mbere ko nzisomera abantu. Izo mpapuro ubundi zibundikiye iki? Bisobanura ngo n'ayo magambo yose agiye akoresha yo kuvuga ko inzoga, ko ndahaha, ko ntamenya abana, byavuyemo ibyaha bituma dukora divorce. Kuko urumva ko yarahangayitse kandi birumvikana, ku buryo ngo abantu bose babizi. Ikiganiro kiri kuri Cukumbura Ukuri deja kiriho, byatumye biva mu ibyaha binyemerera gutandukana nande n'amabitangaza, kuko n'ibyaha ibyo murega nanjye urumva pasi, hari ibyo murega urumva ko nawe yahise ndega. Rero umumayitire wanjye ndizera ko byanamugezeho, yamenyesha ko agomba kugira ute ko yarezwe. So rero byageze no mu rukiko, dutegereje icyo urukiko zadufasha. Wa rugari rwa Karere ka Kamonyi nani Igihinga. So urumva rero handitse ngo reka nze nsomere kugira ngo abanyarwanda bumve ko atari ibintu bya trike. N'umumetero wamaze kumuha ikirego, wamaze gufata ikirego nawe arahari.
kuko bigize ibyaha, ava ko atigeze ahahirwa, aba yaravuye mu rugo hasize hari igihe iki iminsi ngahe pasi hanze ari amezi ahubwo. aha urakoze rero kandi sinzi impamvu byagize icyaha cyo gutandukana nyine. Banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, uyu muryango hari icyo mubona twakora kugira ngo tuwunge? Reka mbasomere zino mpapuro kugira ngo mwumve aho ibintu bishobora kubonera iki umurongo. Umutwe w'inyandiko uragira uti: inyandiko imenyesha uregwa imyanzuro y'ikirego. Ni imyanzuro y'ikirego ndashaka nyine wamuhamagaje metero amamagaje soma hasi aho ngaho metere wowe njyewe ubwo yashyizeho amazina y'uwo muhesha w'inkiko w'umwuga, nawe ntabwo ari uw'umwuga, utari uw'umwuga. Ishingiye ku ngingo ya 34 n'iya 43 y'itegeko nomero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwezi kwa Mata 2018 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'iki n'iz'ubutegetsi. Menyesheje Ikirezi Marie Claudine mwene na mazina yewe utuye mu mudugudu wa Bikamba, akagari ka Kigese, umurenge wa Rugarika, akarere ka Kamonyi, intara y'Amajyepfo, ukora akazi, ufite telefone, boîte postale, email, ahagarariwe no telefone biki. Hano haragira ngo umwana imyanzuro y'ikirego byose kugira ngo utegure imyanzuro isubiza iya Habimana Joel ngaho mwene na utuye umudugudu wa Bikama n'ubundi hariya Rugarika Kamonyi, ufite telefone zimeze kuriya. None kuwa 3 Mutarama 2025 menyesheje Ikirezi Marie Claudine iyi myanzuro kuri waki WhatsApp ubwo aha kuri WhatsApp ubwe avuze ko awubonye don't act acte huissier de justice professionnelle arasinya. Imyanzuro ugomba kuyisubiza yifashishije ikoranabuhanga rya EMS. Reba urubuga rw'urwego rw'ubucamanza www.judicial.gov.rw uko bikorwa, umwirondoro n'ibiki byose arasinya. Ubimenyeshejwe nawe ateraho iki, ateraho twagerera hakomeye naha urega ntago bivugibwa ibintu bivuga oya ibyo namureze ntago bivugwa ntago twabivuga ntago byemeye kuko ntago abagomba kwishakira iby'urubanza rwe ni wo ugomba gusaba dosiye ahubwo nuko yamaze nyine gutangira ikintu cyatangiye. Ntago byemeye ko wamubwira ibyo umurega ni amakosa, tuzi ko ari ibanga. Ese pasi wajya mu rukiko dore akantu hano kanshimishije. Busanzwe twese Ikirezi Marie Claudine turaba pasiteri mu idini rya Imbabazi z'Imana, Imbaraga z'Imana Sorwari. Niko ibi bintu reka ndekera aha kuko nkomeje nandira pe waza kuza kujya ntago byose byemewe ko ubimenya byose ntibyemewe. Abana nabo bose niko masa isa naho makora kuri impapuro z'umweru kuri rizuba. Pastor reka twere gutinda ku mpamvu zindi, turebe iki kintu cyitwa Imbaraga z'Imana Sorwari, itorero rya Gikristo ridafite ubuzima gatozi bwo gukorera mu Rwanda. Ntabwo byo nshaka kwinjiramo byawe oya nacyo tugomba gukorera no mu yandi mahanga ko ari itorero. Muzi kucyumva ko riri mu Rwanda, kucyumva ko riri mu Rwanda ko nta mushyuhaguzwa none se ndashyuhaguzwa. Kucyumva ko riri mu Rwanda
nuko nta handi hantu nziriri ndi ukubaza kucyumva ko turi abaprofete kucyumva ko uri mu Rwanda honyine gusa umusore Dimudi ya nyakubahwa Bishop Rugagi ntiba Kenya ntikorase yari branche hano kuki umuntu yakumva ko mukorera imbaraga z'amaso bari kandi nizira kuri umuntu wize wari ugiye kwinjira mu buzima umeze nk'abanyamakuru bajya kwerekana inzu uri kumva n'ibishyimbo n'ibirayi n'ibigori abantu bakomanze abanyarwanda bararabe inzu y'ibitaka kuko niyo muri gupfa ndabizi se nyine ko ako tubwira ikintu si yandi ikintu cyo gusuzugurwa turi mu isi tufatwa ibihe mu buryo bugiye butandukanye urumva musho yego ndashaka kumenya ikintu cyatumye umaramaza ukemeza kugira gute ko tujya kwiregera gatanya wowe ubwawe Kireza atari ugiyeyo akaba ari wowe uhita ugenda impamvu wabyumvisha Gitifu yabivuze puraningi ya madamu iriyo kundisha ibigori kugufungisha akungukira ese ko ari byo Gitifu yavuze na Gitifu Kagari yavuze najya mugatize n'umufungisha bibundi biraza gukemura iki biraza kugenda gute kumbabazanye kurya bya bigori nginde mare mwezi njyamye hariya none se nubirya abari wuhaga abari ugira gute yishima celebrate kuko umutima we n'urwango rumwuzuye none se ubona kuziza iki kindi kuko tubwira ubundi ikintu cyatumye mama bitangaza ageraho agira urwango ushobora kuvuga ati ntabwo akinshaka ntabwo bimeze neza byaturutse kuki bimeze bite hase pasi ntamenya mvuga byaturutse kuki uhongerera umwanzi amara inka amara amashyo mu rwuri we ni kuyicaye akabyiyumvamo nuko bimeze iyo tuganira numva umeze nk'aho uri marayika nta cyaha wigeze ugirira Marie Claudine kandi yakivuze kuri YouTube icukumbura ukuri ndashaka wowe icyo wemera hari kosomera waba warakoreye mama Bitangaza ati iri kosa ryo nararikoze kandi yenda byibuze ryarabaye narisabiye imbabazi ariko kuko tuvuze wumva ahubwo mama Bitangaza ari we wagiraga gute wakosaga ariko nashaka kugira ngo kino kintu tucyumve papa Bitangaza uri inyangamugayo ntabwo sinkuzi ugira amahane usahinda ugira gute nakoze nari yihanye ariko we ntigire ari imbabarira aba isi yose yaribonye nisabira imbabazi urumva akomeza kurigendaho ari rirerire abizamukiraho ibintu nk'ibyo Karame ndashaka tujyana aha hantu ngende kuganira nawe ariko ndashaka kugira ngo iki kintu abantu bacyumve neza kuko ikintu kizamo gutandukana mwasezeranye gutandukanwa n'urupfu ese byibuze mwaba mwarabageze kwegera ba pare banyu ba marene se tuzumuryango yewe hacyo se bazarakoze kuri mbere imiryango yaraje muri za 2010 na 15 ziragaruka namwe ubwanyu mwaraje wose n'umukino nakinaga kugira ngo ndebe ukuntu naca bugufi n'waki urugo ntari bubangamiye so rero pasi kuba n'umushumba uvuga buhoro n'ikindi hari n'ibyaha bya social media bikomeye cyane tugomba kwirinda bitatuma usanga ari ibyo metere yavuye ati nzi gukora ibiganiro ujye gerageza kuvuga uziga uko ushobora kubona hari ibyaha biguhamagaje kandi ibintu byari biri mu buryo rero niyo mpamvu banye mvuga buhoro Gitifu rero aduhamagara tugarusaho ngaho ndavuga ati ngiye nkunda abayobozi ko nta byaha mfite byinshi nta byaha ngiye abayobozi natse imodoka ndagenda ngira kwa Gitifu umugore aravuga amaze kuvuga babahaye umwanya ngo nisobanure yewe nisobanure wavuyeho abavuze ngo wa ntibyumvikana baragurutse kubitagura ibintu ze nabati umugwanyi ndamuzi niki kintu wari uvuze cyatumye yiyamira nari mvuze ngo namusigiye yari afite amafaranga kuri telefone
impari 300 gitifu abyumve ntabwo atabwo nawe nagomba kuba yazana kuko maze iminsi ntanarya narahashye abaragurutsa arafata arakurubana arya amenyo arishimisha muri rusange ngo n'abagore bawe ufite kwese turaguhomba uyu munsi kuva kanu katumuhombe ko ari ikibazo ndapfuye ndabirarangiye ko gitifu afite itegeko rivuga ngo urumva nuko abantu ariza abantu aha muri biro haba akajagari umugore n'umugabo baharwaniye nimuze mudufashe uri kumwabigenza ako nta afite yo gufunga umuntu harya afite uri kumva yitabaze ninza bati hari abantu bari guhungabanya umutima aha mwaza mukadufasha abyumve nawe amenye ko afite ububasha panda gariza yirukanka ngiye kumva numva mbona imana mbona nkubise umuryango urasohotse bakagari mpagarara hanze uyu munsi ntunshika ndakwera icyo ndicyo yakwiziritseho amezi umaze buragiye uyu munsi turicana nguruka abantu urangiza abantu uri amabyeyi ukurira kuriya koko kabyara we wumva abantu babaha ariko se pasi nawe bindi bwo kubyumva nyine gitifu yabivuze ko habaye iki amakimbirane yego nshaka kujya mu modokari aranga ndambwa ati none mushaka kujya kwijyamo ijyamo urumva negera imbere nka metero zingahe ushyiramo rimwe uravuga atereka ncume gatoya ndahagarara kuko ubwo gitifu nawe ndabonaga hari ukuntu ko namubushije ko duhura na madamu kuko abanze yumva ibyanjye nazumva ibyo natuganirize nyuma yabanje kumukarusuringa uko naramwishakiye ndamuzi icyo natinyaga nani muze gitinya mwana Pascal mbisubiremo bava ngo inzu utarayemo ntumenya ikiri imbere ikirimo nyine uriya planning ziwe urazizi zari zo kunjyana hehe gerezani ribu mpaka kabana ribu iri kuvuga ati ibyaha 15 kandi nge wagiye muri ribu rero urumva nkwawe n'icyaha kimwe nasanze y'ibindi wumvishije ngende ijye hishyirweho ibyaha wa muvandimwe wanjye we ku muntu ntabyaye ku muntu hagize nk'ikintu nkorera ku muntu nitahiye amahoro akanteza ibibazo nuko nasohotse mu ndagenda kagari rero negeye imbere ndahagarara aguyokowe akubita ibiryango nyine by'imodoka ari kunkubara n'igizara mu mugongo mpita mfungura umuryango narindi nkubitaho ndiruka ndanyera ngo hehe musi y'iki y'umugina y'umusozi nkuboko urugingo rwawe rurahakomerekeye ntago wumva ndamanuka epfo usanga abagabo hari bagabo nabwo ati uzi ibintu bimbayeho ariko se nawe wa mugabo we umugore mutakibana umwitaba gute nabwo ati ko yabwara ubuyobozi numvaga hari ibyo bidufasha tukareba ukuntu umva pasi kabisuza ku murongo ataha ati umugore wamaze kukwanga arakurimbura akanakurimbuza turushyize kera ruhinyuza intwari tebuya akubona nkaho uri satani akubona nkaho uri iki uri mayimuna nibuka ijambo umuntu wanjye yambwiye ntuzongere guhura n'uwo mudamu utarakemura ibibazo byose oya ntago nari improfise urukumva pasi nari improfise mvuga ati kuba ari abayobozi ahari kwese turavuga ibibazo byacu utahe kuko ndangire ngiye kubona mbona bati reka nagende ndebe ku bana bampa uburenganzira ko ntabwo mfite yantangiye ibirego byinshi byo kumuhoza ku nkeke umuntu ngo yafunze kave hari hose arafunga n'umuntu ambonye inzengurutse hariya batahamagara inzego ni drone zaza kukwitorera koze nizo zaza kumfata none kandi abana bange nta telefone bagira umva ko umwana w'umuhaye 1000 umuhaye akabombo arishima nkunda gusukana abana cyane ndabasohokana mu bazi bishenye hose bakagenda bakijya mu byicungo namfite sengisa ngende umushi
mpanira kuko iyo sengisa nabagura muri kiraha bagaseka bati rero ukanje kure ahari bampa n'uburenganzira gitifu nkareba iki abana kuko sinemereye kuhagera kuko avugije induru ibyambaho n'Imana Uzajya werekejwe n'umurenge cyangwa n'akagari oya itegeko riri buzatwemera icyo tuzakora nibwo uzajya ujye kubareba itegeko kuko nta telefone bagira cyo ni cyambere bafungiranye imbere ya nyina cyo ni cya kabiri nyina ntago nyina yaramburutse urukumva uraboreza kuri telefone ye iraburutse urukumva rero urumva ko nayo ifite igikomere urumva ko nemeze nkaho kwa kuntu uko ishaka kubyara inkoko ukabyara abana umushinga 10 wasanga agace kose karabijyanye nari profitiye mwaho ngaho itifa mu magaye ndati biko byakabaye imodokari manayisize ndiruka ariko ikibazo ntago nayisize kuko yibagiwe kumfata muri carte jaune kuko imodoka ni carte jaune carte jaune warayitwaye na assurance byose no surumva mbifite mu mufuka yabinyambura se nyine carte jaune assurance si na contrôle byose byabiri mu mufuka wande wanjye agira kijugunya ahantu cyambabaje ariko ndavati uyu mutwaro ntuye urakoze sheri wanjye kuva aho ugera i Kigali uvuye aho ntuye ni 10,000 aho irara simfite igipangu iraramo ngenda ndaraguza urukumva naho no kuyishyura naho ndayishyura 500 cyangwa 1,000 nkarara mfite urabizi ko nawe urabizi pasi hari umutima uhangayitse uri kunjya tisinzi batavanye mu radio Tati mugenzi urakoze Imana guhumugisha nibazo mfite ntibinyemera ko ari iki atubuyimbiki uko ari imodokari haturusyo njijije merci uyishiriye hariya nawe urarubaza ati nagishira ikibura jora zakimwishyura kuko ni ufite ububasha n'uwifisigaranye nagira ikindi kibura nihagira aramutse ipfuye uramugore yazampa imodoka yanjye imeze neza mbere ko tugabura yanyereka ibyagiye bigenda buriya agize umena n'ikirahure ku nzu yanjye Claudine yazagisubiza mbere ko tugabura agize umuntu nkubitira umwana Claudine yaranginye ubasha kujya kubareba abana banjye ngo bazamfate yambwira uburyo umwana wanjye yakomeretse urumva hagize umuntu wa ko sinagera ha kuko yanshinje ibyaha nange ntakira kuko naba namuteye urumva ni system yari afite naba naje kumugirira nabi ubu byarangira metero yambwiye ati ntagomba kuhura nawe ko metero yambwiye kuko ngo byageze hehe mu nkiko so rero aho ngaho kuba byamaze kugera mu nkiko ubwo inkiko nizo zizagina ati abana bawe wemereye kubafata ku cyumweru no kuwa mbere wemereye kubatembereza wemereye kubahama kuri telefone ya nyina cyangwa ukabagurira telefone wabonaho wemereye kubajyana aho ushaka wemereye kubafasha muri ubu buryo wabyumvishije cyo kiri bunakora kuko ndi umugabo mu gihe amashuri atangiye yatangiye kwa mbere nemereye kubasanga he mashuri nemereye kwiyasikiza afite amafata ntayo mfite wishyuye se nereva arabetse kuyishyura ndi ukubwira uko twari tubayeho wajya ku cyuti mumwe mwihanganye nzayazana ntabwo umuntu yishyura uwo mwanya uriyasikiza wabyumvishije ibyo nabyo biremewe ibyo tizayazana mu gihembwe kindi so rero nubwo buryo rero nashoyemo ikirego kugira ngo n'uburenganzira niyo umuntu afashe inzu agafata ibanza agafata buri kintu cyose n'imodoka kayikuyambura urumva ko ashaka kunyambura ubuzima nimba umuntu agiye hagitifu akamwa ngo gitifu nkorera umwanzuro mujyane muri RIB wanyumvishije niho hantu utinyirisi aho niho utinyirisi urakoze merci isi niho uyitinyira pasi umva ise w'abana bangahe 5 ariko ngo hari n'uwa 6 nari namwibagiwe ngo hari umwana wabyaye uramuhisha ukangahe mukuru
mukuru ngo ari umwana umugabo n'ubyara nari ndi kwipima. cyangwa muri buri gukina iby'abana. Oya nari ndi kurangiza urwembe. Nkora ikosa rero muri urwembe, urumva nkora ikosa ako nkora umugisha mvana mu mwana w'umuhungu, si ikosa umwana wanjye, si ikosa. Afite imyaka 21. Ku myaka 20 wari wagize gutyo urigaragaza. Umva sasa ugiye kuvuga nawe. Nibwo nemeye ko uri original koko. Wese ko pasi uri original. Mutabazi 18 yari afite umwana. Mutabazi 18. Nanjye kuri 17 papa yari afite urugo. None se nyine urakoze rero, wakoze nyine. Ubwo ndimo ndamutindira ngeze umugabo ufite amafaranga ye. Nari nifite amafaranga ku myaka 18. Nari nifite amafaranga mu mujyi wa Kigali 18. Nari nifite imodoka, ntabwo ari ikomeye cyane ko nayigendagamo. Nkena gasubira hasi nkamanuka, hako nari mfite reba hano. Nari nabyito igihe abakire bose baranyumva kuko nababwiraga Imana bagafashwa. Mapresa nkuraho umwe amuhamagara ni ikirara, ankuraho undi amuhamagara ni fake. Ibintu nk'ibyo bidahwitse. So rero umuvandimwe Pasi ufite Imana, uri umusore uzashaka yabuye ushaka bizaguhire. Numva byo nsobanuye iby'ubuzima ngo namuhereza icyangombwa imyanzuro anjyane hehe. Gitifu ko ari umukristo aramubwira ngo ugende ubitekerezeho, utabikoreshwa n'umujinya. Ubwo rero uva ku wa mbere yagombaga kubitekerezaho agafata imyanzuro. None yasanze wamaze gufata umwanzuro kare. Ntago nafashe umwanzuro kare, ahubwo ikirego cyakiri online kitarinjiramo. Kuko na metre wanjye yambwete mbese ukinjizamo nawe nje kumubaza icyifuzo cye. Asohora ikiganiro kiva ko yari yarateshejwe metre yagikurikira metre. Tabata ngaha rero harimo ingingo ituma uhita utsaba iki gatanya, kuko nawe yarababaye. Ewe rero Yesu hagira ngo arimo yagukira sinba yagukina kucukumbura ukuri. Yumvisha metre aracyumva ati nabwo tukinjiza mu kiko turebe icyo wasanga uyu mo kumva nimba ashaka gatanya y'ubwumvikane. Uri kumva gatanya y'iki y'ubwumvikane cyangwa ashaka yuko njya kurega. Metre aracyumva aravuga ati oya, uyu mama yo kuba yarababaye nawe reka tumuruhure. Agisunika he muri system, kuko yavuye ati ngewe nakabaye narajugunye papa bitangaza mu mezi ya mbere. Papa bitangaza ni umuntu afite ishingano. Uri kumva? Papa bitangaza ni umupagani. Papa bitangaza ni umusinzi. Papa bitangaza yarantesheje. Aho ngaho rero Imana yavuye ati God bless you. Nanjye mbonye imizi biti. Aho ni utinyira rero. Aho none se ngira ubwoba. Apana ubwoba. Aho byampaye imbaye by'uko umugore burya kumbe yarashize, ahubwo yari yabuze uko ajya kurega. Ubwo rero no muri iyo kese nayo bizagaragaramo iyo kiganiro. Avuga ukuntu nange bizamfasha kuko umucamanza yakumva kira kiganiro aba kivuze ngo simba atandukanye. Okay, merci. Ndashaka ko hari abantu badukurikiye bibaza abantu bakomeje kumva bitanga avuga ufite abandi bagore ngo ufite ngo iki ngo ngo aho uri ngo basanga yibere ku bandi bagore. Ngewe nabyo yabivuze mu kiganiro. Unavuze ko mfite umugore, nta mugore mfite. N'Imana ibirebe nta mugore mfite. Ariko nabajije metre. Ndabwa metre ibi bintu byafata igihe kingana iki? Ambwa ati we wemerewe gukundwa cyangwa gukunda. Icyo utemerewe ni ukuba wakora ubukwe batarabatandukanye. Urumva?
ako gako nako ubukibitseho numva ni sawa tiwemereye gukunda cyangwa gukundwa igihe biki mu rugendo rwo kuba amabitangaza yakomeza inzira ye n'abakomeza yawe. Urumva ko mbere ho navanga mufite kugira ngo utagira umuntu mba nahopaza kuko ntari mfite cy'amategeko ambwira. Hambwa ati ntabwo wemereye kuba wakora ubukwe urukiko turaguhereza uburenganzira. Ubu turimo rero wemerewe kuba wakunda wanakundwa inzu cyangwa ugakora indi mishinga y'ubukwe ariko igihe byazabonekera mwarinjiye mu rukundo igihe kirekire noneho hakabaho kumutamurangiza ibyanyu urukiko rubahaye iki. Waba warakunze papa bitangaza ukabura uko bimubwira, waba warakunze Joel Pastor Joel ukabura wamuhera, twagira ngo tubamenyeshe ko ubu ari single. Waba uri umukobwa cyangwa se umudamu ukeneye umugabo ugufata neza uguhanurira ugutetesha umugabo ukubwira amagambo y'urukundo yakwihana ibyakurema amabitangaza ubu ntabigukorere kuko abitangaza yanshyizeho icyasha umusinzi igiki aho gasanga kukubwira ngo ntabwo nimba narakoze n'amakosa nyine narakoze etapase ako mu busore abantu babana mu nzu bagira byinshi bakomanaho. Abantu bashaka rero uyu mupapa wacu bita Joel Habimana reka Pastor utange nimero yanyu. Oya bamfite uburenganzira bwo kungwa danose ni kubeshye ngewe. Ubu ubonye umuntu ufite gahunda waye tugenda. Oya ntabwo nahita ngenda kandi ntararekurwa. Ngewe mufite gahunda singiye gukubeshya. Kwakwinjira mu rukundo ntabwo ngo nibiki. Bori we weze. Urashaka kuba mu Rwanda se uba hanze y'u Rwanda muremure se w'inzobe ufite taye nini taye ntoya inzozi urashaka kumeze gute? Ndashaka umugozi kubaha igitanda ibindi ntibinde kubaha nk'Abanyafrika ngo umushinwa agira imyaka 15 ngatangiye kumenya gukora yatangiye kuvumbura formule yo gukora telefone ariko muri Afrika ngo umuntu agira imyaka 30 ariko u Rwanda ngo n'umuti wo gutera akabariro cyane. Ubu nibyo babo babivugiye byabo mu gitanda se urabura kuzana ubaha Imana uri umupasiteri. Ubaha Imana se ubaha Imana ngenzaza nari umusilamu afa kuba nyubaha ibintu tuzabiganira nyuma. Ubaha Imana n'umusilamu nge nkubeshye yaba ari umusilamu yaba ari umugaturika yaba ari umudive. Ubonye nk'umudamu uri seri akavuga atari kuraza muri Islam ntiwajyayo inde ukabona nk'umudamu uri serious akavuga atari ko uraza muri Islam idini yacu idini y'ukuri ya Islam urayizamo idini y'ukuri ya Islam yaba kwese kwaganira ku by'imyemerere akavuga ati oya uraza muri Islam ubu nogenda gatakwita nka Hamdun ntabwo najya mu Basilamu ntabwo suko ta idini ryiza idini y'ukuri ya Islam nayubaha batanyumva nabi ubwo kwazabiganira Imana yazanyereka yerekwa twese tugahuza ibintu nasari nanjye senge kubahane na terishapure nanjye senge tugira ute kubahane shumbe nwagiye mu bye ikosa nakoze rimwe no kwimika amabitangaza urimande ngo ugenda mwishyamba utazi ukahaca inkono utazi sinari nkuzi zambwati ngende umushumba urukumva ukwiriye kumbisa ukama amahoro banza wumve gatora gatotsi ikosa nakoze ni ukumwimika ku bushumba kubyaza umuntu no kumuyobora inzira ya Kristo no urabyicuza. Nta masake abiri mu nzu ndababaye nimba shako ndababaye ntabwo pasi uvuze nawe ikintu kimbabaje ejo mwafashe ikiganiro igihuza n'umutari kuntuka nimba ari wowe ngo dore igipasiteri sinzi wabikoze nje ntabwo ari nje nyine cyavuye hano iwawe cyavuye iwawe ubwo ni Damuru wagikoze icyo yo yarinde Damuru ngo dore igipasiteri ngo cyita igipasiteri ariko utukana nawe ntaba ariho abari kugwirirana. Pastor rero ku myaka 40 urumva rwose wisubire mu myaka 17 8 20 aho ngaho urumva ushaka umumararungu. Ngiye ntabwo ndamukeneye njye ku rukiko rudufashe
Imana ishimwe, Imana ifite pièce. Nimero ya Pastor Joel ni kangahe mushumba? 0788 Iyo ni 0788 39 69 30 30 82. yego 0788 39 30 82. Nabi Mukuru Prophet. Aho kantu kari kurya abantu nza profeta pasi uzadudu yasinga umva nkubwire uzazotorobe aba Nigeria umwana wanyari hafi abanyakenya Nabi Mukuru abagande profeta hafi aho ngaho kamaze mvuye mu byo ndimo aba Tanzania Nabi Mukuru arahari aba South Africa ndaje nkura akazi k'Imana ivumbi ritumuke ubu icyari kigutsikamiye kigiye kuvaho cyarose ko cyatumye nyine impinduka nyine uyu muruzi ariko Imana ifite pièce birabigana mwakajyaga mukora muri kumwe mu Rwanirira ishyaka urabona nk'ugiye kuri cukumbura uko ari ibiganiro bya kera biriho mufatanyira umugozi umwe bigira gute ubu koko mwasubiye muri iriya mudu angiye kubwira ikintu kimwe umuntu abayicaye muri guverinoma ejo kumva ngo abaye umwanzi wayo wagiye kuyirwanya pasi kusetse nta guverinoma urugero rwawe rurumvikana kurya neza ejo kumva ngo ari mu bigarasha ashinze umutwe urwanya leta no leta nayo mwishyuriye amashuri avuye mu biryo avuye no mu nzu ze akazijugunya ubwo rero icyo gihe rero cyari igihe uburwayi bwo mu mutwe uburwayi bwo mu mutwe rero nanjye rero sinjye wanze kuba nicaye mu rugo Prince ari kundeba Prince niyo mpamvu mabitangaza Imana imubabarire hasa makina ari ibanyu nzongera kwirya koko oya azagira umugabo azayiguha bityo umura bose ndazagira umugabo ntazashaka bose umugabo azaza kurera abana batanu kandi nibishaka yavuga azajya kubiburaye ende nibishaka ariko yamuhanuriye azaze kwiburaye ngwego kandi uko nibishaka nawe nyambwira ngo yasagende okay kandi ageze iburayi papa bitangaza warira yo kwarika yiki none se pasi ageze iburayi ntago nagera iburayi azaryoha amen na benshi uri kurya ivumbi Kigali mwakwiyunze mukazajyana mu ndege ntago bindeba iby'ivumbi ngewe ubundi kureba papa bitanga ngewe nari ngiye kuvuga za ndimi zanyu ariko reka nkubwize ukuri nyamara buri abantu zibwa nibishaka bwasanga ari muri connection use nibishaka yabanza kagendaho nabonye fiancé nuri harya fiancé ngo kwiga ngo yamwerekanya harya nibishaka ndamubwira ngo byire ngo byishimba mbibona ndabwira nibishaka aya magambo akoze gutya abiri petit kinira hasi banze ujye muri tekoro banze uhindura imodoka uyige uze ugire peremuze wavuga petit ibyo nta kintu nkubwiye ikindi banza kwanza umuhanuzi ufite igikundiro murakoze Imana ibarinde bayi reka dutegereze ibindi ariko musengere uyu muryango nyabuna yigatanya tuyitesha agaciro mu izina rya Yesu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.